Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya SAVEUR DIVINE. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavuga butumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izaherako ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa SAVEUR DIVINE. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Ndabasubije inshuti z'umusaraba abakunzi ba SAVEUR DIVINE. Imana yo mu ijuru bagirire neza kandi Imana ibiteho muri amasaha nk'aya aho muri hose yatandukanye. Nanone twongeye kugaruka mu ijambo ry'Imana nk'uko Imana yabigeneye. Nanone tugiye kuganira ku gitabo cy'Abafilipi n'ibice byaho 2 umurongo waho wa 9. Nicyo cyatumye Imana imushyira hejuru cyane ikamuha izina risumba ayandi mazina yose. Amen. Niko Bibiliya ivuze hano ngo nicyo cyatumye Imana imushyira hejuru ikamuha izina risumba ayandi mazina yose. Ubu nta wundi ni Kristo Yesu. Kristo Yesu ni umwana w'Imana, ni umwami w'abami waje ku isi aradupfira. Bibiliya itwereka ahangaha ko yisize akamero k'umwana w'umuntu, yemera kuba nk'umwana w'umuntu, ikavuga ngo ntiyigeze agundira ubwiza bwo mu ijuru cyangwa se ngo yigumire mu ijuru, abe mu ijuru akomeza ariho yenjoyinga ijuru, yenjoyinga umunezero waho, ahubwo yisize akamero k'umwana w'umuntu. Kubera iki yakisize? Yakisize kugira ngo aze gucungura umwana w'umuntu. Yemera kubaho ubuzima bw'umwana w'umuntu, yemera kubaho ubuzima bwanduye, yemera kubaho ubuzima burimo imibabaro, yemera kubaho ubuzima budatunganye rwose. Iyo mvuze ngo ubuzima bwanduye si uko yakoze icyaha, ahubwo ni ubuzima bwo mu isi. Ubuzima bwo mu isi bubamo imibabaro myinshi, bubamo byinshi bigoye, bubamo agahinda kenshi. Ako kose rero Kristo yemeye kukabamo kugira ngo natwe tubone ubugingo buhora, kugira ngo natwe tubone ubwiza bw'Imana. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Ibi rero bivuze neza, iravuga ngo nicyo cyatumye Imana imushyira hejuru. Amina. Hejuru cyane ikamuha izina risumba ayandi mazina yose. Alleluya. Kristo Imana yamushize hejuru nyuma yuko adupfiriye ku musaraba. Imana yamushize hejuru nyuma yuko amaze kuducungura, nyuma yuko urukundo rw'Imana, Bibiliya ivuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane ngo byatumye itanga umwana w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ahabwa izina rikomeye. Imana imuha izina rishyizwe hejuru, imuha izina ry'icyubahiro, imuha izina dukirizwamo. Kugeza uyu munsi mu mazina yose nta zina rihwanye n'irya Yesu Kristo. Impamvu nta zina rihwanye n'irya Yesu Kristo ni iki? Nuko Kristo ibyo yakoze nta kizima cyabikoze, nta mwana w'umuntu wabikoze, nta ukomeye wundi wabikoze usibye we wenyine wemeye guhara ubwo bwiza n'icyubahiro ahoranye mu ijuru. Ijambo ry'Imana riravuga, yigeze kubwira abafarisayo ngo Aburahamu atarabaho njye ndiho. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Muzi neza ko mwitangiriro Imana ariyo yaje yita ndiho. Imana ishimwe. Ngo Aburahamu atarabaho ndiho, kandi yarambonye arishima. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Ni umunezero mwinshi kuba twarahawe Kristo, ni umunezero mwinshi kuba turi muri Kristo Yesu. Bibiliya ivuga ngo abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho. Imana ishimwe. Ntago bazigira bacirwaho iteka kuko banezere, kuko bararinzwe, bari muri Kristo Yesu, bari muri we, baraprotejwe. Iryo ni izina ririnda, ni izina ritanga amahoro, ni izina ritanga umugisha, ni izina ritanga umunezero, ni izina ritanga gukira. Mu mibyimba ye Bibiliya ivuga ngo niho dukirizwa. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Rero bene data nshuti z'umusaraba, nta rindi zina twahawe twakirizwamo, nta rindi zina rihwanye n'irya Kristo, kuko iryo zina ni izina ry'igiciro gikomeye cyane. Imana yaramufashe imushyira hejuru y'abandi bose, imuramufatira muzamura. Irangije Yesu aratubwira ngo icyo muzajya musaba Data cyose mu izina ryanjye. Wumve neza iryo zina ukuntu rikomeye. Icyo muzasaba Data cyose mu izina ryanjye, kuko natsinze Satani. Ajya gusubira mu ijuru yabwiye abigishwa be ngo nahawe ubutware mu isi no mu ijuru. Mbere ubutware bwo mu isi bwasaga nkaho Satani yabwihariye, kuko Satani yari yarafashe umwana w'umuntu aramushuka amugira umwanzi w'Imana. Kristo agaruka ku isi
aza gufata umwana w'umuntu ngo amwunge n'Imana. Icyo nicyo cyatumye izina rya Yesu rishyirwa hejuru. Iryari cyaratandukanyije abantu yari Satani. Adamu wa mbere yaracumuye, Adamu wa kabiri aza gucungura umwana w'umuntu, Adamu wa kabiri aza kuduhesha ubugingo buhoraho. Izina rye rero rirazamurwa, Imana yacu nihabwa icyubahiro, rigirwa rikomeye. Iyo nawe umwumviye, izina ryawe naryo rirakomera, izina ryawe rihinduka izina rikomeye. Muzi ko hajya hagera igihe iyo wubashye Imana, iyo uhagaze mu izina rya Yesu neza, abadayimoni nabo bagatinya izina ryawe, bakajya batinya kukuvuga uko babonye, n'abarozi bagatinya kukuvuga uko babonye, kubera ko ubuhishwe muri Kristo Yesu. Niba dayimoni atamenyera izina rya Yesu, n'uri muri Kristo Yesu ntabwo dayimoni zamumenyera. Imana ihabwa icyubahiro. Hanyuma aba ngo nahawe utware mu isi no mu ijuru, icyo muzasaba data cyose mu izina ryanjye. Wibuke neza ko yigeze kubwira abigishwa ngo mwebweho ntabwo mukiri abagaragu, ahubwo muri inshuti, kuko inshuti itajya imenya ibyo sebuja cyangwa shebuja atekereza, akora, uko abayeho. Nyamara mwebwe murabizi. Nyakunda kubwira abantu ngo Kristo ubwo yazaga hano ku isi ntiyigeze yigisha abigishwa be babandi bagenaga 12, ntabwo yabigishaga amagambo ye, yabigishaga imibereho ye, uburyo bazabaho, uburyo bazakora, uburyo bazagenda. Mu magambo make, uramutse ugenze nk'uko Kristo yagendaga, ugahagara mu gihagararo cye. Paulo niwe avuga ngo muhagare mu gihagararo cya Kristo. Iyo ijambo ry'Imana rivuze ngo guhagara mu gihagararo cya Kristo, ntabwo ari ubwiriza ubutumwa ugira gute gusa, ni ukubaho imibereho yuzuye Kristo, yuzuyeho ubukristo, igengwa n'ubukristo, igengwa na Kristo, imibereho ya Kristo, imitekerereze ya Kristo, imiryamire ya Kristo, imivugire ya Kristo, imikorere ya Kristo. Wakwibaza uti nabimenya nte ntarabanye nawe, ntarahuye nawe? Iyo umuntu yakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe byuzuye, umwuka w'Imana akuyobora kugenda nk'uko Kristo yagendaga. Umwuka w'Imana akuyobora kuvuga nk'uko Kristo yavugaga. Umwuka w'Imana aguha neza ibitekerezo nk'ibyari biri muri Kristo Yesu. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Ahangaha rero Bibiliya itubwiye yuko Imana yamuhaye izina risumba ayandi. Izina rya Kristo ni izina rikomeye, ni izina akanya nk'aka ngaka iyo umuntu arimo ararivuga, ni izina rikiza indwara. Icyo tuzasaba data mu izina rye, niko yavuze ngo icyo muzasaba cyose mu izina ryanjye muzakibona. Icyo muzasaba cyose mwizeye. Niyo mpamvu iyo umuntu agomba kujya asenga, nta gusenga uvuga ngo Mana ngo kora ibikora, uravuga ngo Mana ndagusaba ibi n'ibi, byose mbigusabye mu izina rya Yesu, kugira ngo bigaragare nkaho nicyo byabigashaka, bijye bigaragara ko ari Kristo usabye, kuko izina ry'iwe iyo risabye ntacyo ribura. Imana yacu nihabwa icyo, kuko Kristo yavuze ngo ndashaka iki kirakunda. Yavuze rero ngo mujye musaba mu izina ryanjye, no kuvuga ngo mujye musaba ariko mu ijuru bigaragare ko ari giye ugize gute usabye, kuko naranesheje. Ningiye wabashe kubaha data nk'uko bikwiriye, ningiye wabashe kumucungurira abana biwe. Bibiliya twita abavandimwe ba Kristo. Yesu nashimwe, niwe wabashe gucungurira Imana abavandimwe be. Yesu nashimwe. Bibiliya ikavuga ngo niwe fura muri bene se benshi. Izina ry'iwe rero n'abavandimwe biwe bagomba kurigiraho uruhare. Imana yacu ntihabwa icyubahiro. Abavandimwe ba Yesu bagomba kubaho mu buzima bwuzuye bumeze nk'ubwe, kuko umuvandimwe niwe uragwa, koko niwe uyobora mbere, ariko n'abavandimwe biwe nabo iyo ari tuvuge nk'urugero, iyo mwese muvukwe ibwami havamo umwana wa mbere wenda akaba umwami, ariko mukomeza namwe muri ibikomangoma. Haleluya. Natwe turi ibikomangoma ku bwa Kristo. Natwe ijambo iyo duhagaze muri Kristo Yesu, iyo duhagaze mu magambo ye uko yatubwiye, hari ndirimbo ngo niduhagarara ku magambo ye nk'uko yatubwiye, kuko umusaraba haturuka isoko imara inyota. Imana yacu nishimwe. Izina rya Yesu rimara inyota, imara inyota y'iby'isi, rimara inyota y'ibyo twifuza, rimara inyota y'imibabaro. Izina rya nirakomeye, izina rye rirahambaye, ni izina rikomeye cyane, ni izina rihindura ibyanze guhinduka, ni izina risenya ibyubatswe na Satani, rikaba izina ryubaka ibyo Satani yasenye. Imana yacu nishimwe. Ni rya zina rifata umuntu wari warabaye ikirara rikamuhinduramo umuntu ukomeye, kubera ko yamenye izina rya Yesu gusa, rikamuhinduramo umuntu uri ku murongo, rikafata umuntu wari wararwaye indwara yaramuhejeje hasi, rikamukiza akongera akagenda yemye, akagenda ashimira Imana. Yesu nashimwe. Muri buke igihe ahura n'umugabo wari utewe na dayimoni nyinshi, yarangiza dayimoni zigatangira kuvuga ngo duhuriye Kristo umwana w'Imana, ngo twoheze muri zirangurube,
uwo wari umaze imyaka myinshi aba mu marimbi rimuhindurira ubuzima, amateka yiwe arahinduka, atangira kugenda mu bantu asingiza Imana yacu nishimwe. Kwa Yayiro umukobwa wiwe w'imyaka 12 muri ukuntu byagenze, yagezeyo umwana arabyuka arakira yongera kubaho, aravuga ngo umukobwa ntabwo yapfuye ahubwo umukobwa arasinziriye. Iryo ni ryo zina rya Yesu, iryo ni ryo zina risumba ayandi yose. Ayandi mazina yose yaduhemukira, ayandi mazina yose twayahamagara, wahamagara runaka na runaka ku matelefone ukamubwira ibibazo byawe, ukamubwira ibikugoye, yarangiza akagutesha agaciro, akakubwira yuko nawe ubwe ntacyo afite akora anagifite, cyangwa se ntagire n'icyo akumara ugasanga nawe afite ibibazo. Ariko iyo duhamagaye izina rya Yesu riraza rigatabara, rigahindura amateka, rikubaka ubuzima bushyashya. Nshuti y'umusaraba, nshuti yanyu, nta rindi zina. Icyo nicyo cyatumye imushyira hejuru. Imana yamuhaye izina, ikamuha izina riruta ayandi mazina yose. Imana yamwishyura umugisha bene data, kandi Imana ikomeze bishimire. Ni Pst Placide. Umenye neza ko izina wamenye rya Yesu ari izina rikomeye cyane. Umenye neza ko izina wamenye ari izina ridasanzwe. Imana yarishyize hejuru. Iyo umuntu aribayemo neza rimushyira hejuru, naryo rikamuzamura, rikamuha amahoro, rikamutandukanya n'iby'isi, rikamushyira mu kindi kirere, rikamuha ayandi mahoro isi itatanga. Shalom, Imana ikomeze bishimire kandi bagire neza, kandi Imana ikomeze igendane namwe ubiye nk'ibi ngibi, kandi mwikomeze ku izina rya Yesu. Amen, amen, amen.